Muraho neza nshuti bavandimwe abandi turabirije hamwe n'ibyo rero ni muri za gahunda turya ngo twongere kandi tubibutse ubu rero tukaba tugira ngo tubategurire bimwe mu bikorwa kugira ngo tuzagere ku munsi wo kwibuka abavandimwe bazize jenoside aho mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba rero tugira ngo tubibutse uko imikino cyangwa se imyiteguro irimo ikorwa muri ibi bihe. Hagati aho rero hano muri Amerika uyu munsi ukazaba ari ku itariki nanone 9 ndetse na 10 kubera impamvu zo kunyuranya ibihe. Hagati aho ngaho rero GRSF ikaba yarateguye bimwe mu mikino kubera impamvu zo kwibuka nyine ko harimo abasore bien sûr harimo abadamu harimo abana batoya, ariko kandi muri department y'abasore bikaba byarateguye yuko hashobora kuzabaho imikino. Hagati aho ngaho rero kandi twongere tubibutse yuko abavandimwe bacu bazize uko basa ndetse n'imvugo yabo, gusa ibingibi bikaba ari ikintu n'ubu bigikomeje gukomeza. Hagati aho rero icyo tubibutsa gusa no kugira ngo tuzifatanye hamwe natwe muri uwo mukino cyangwa se muri ibyo birori byo kwibuka ku inshuro ya 20 izabera aha muri Arizona. Hagati aho rero hakaba hari amakipe yateguwe mu rwego rwo kwibuka abajene bazize uko basa. Ayo makipe rero akaba ari ku mubare w'8, gusa kandi tukaba tunabwira abo bose batagerageje kwitegura kugira ngo bazabe muri amarishanwa nabo bashobore kwitegura kugira ngo umwaka utaha byibuza tuzafatikanye kwibuka abavandimwe bazize uko basa. Hagati aho rero amakipe yabashe kwitegura, aya niyo tugiye kugira ngo tubasomere, akaba ari kuri uru rupapuro. Aya makipe rero akaba ariyo azakina hagati aho kuri aya matariki tuvuye kubabwira. Ibi nabyo rero ntago twabikora gusa ahubwo turakora icyo twita tirage au sort kugira ngo aya makipe abashe kugera mu mikino yayo ivuye mu itombora. Ntago twahitamo gusa ahubwo turakora itombora rigaragara kugira ngo abantu bose bisange aho bakagombye kujya, bitavuze ngo uyu yatowe n'uyu yatowe n'uyu. Hagati aho rero mudukurikira cyane kandi rwose turanabasaba kugira ngo ibi birori muzabyitabire dufatanye kwibuka abavandimwe bazize uko basa. Ni ku itariki rero izo tuvuye kuvuga 9 na 10 z'ukwezi k'8 hano muri Amerika. Gusa kandi tubabwire yuko nanone ibyo byabaye ku 13 aho turi 24 mu gihugu cy'u Burundi. Rero tugiye gukora icyo twita tirage au sort y'amakipe. Mbere ya byose ndabanzanye basomere kugira ngo mumenye amakipe dufite kuri ubu nyine zakina muri uyu mukino wa 2 wo kwibuka ku nshuro ya 20. Aya makipe rero ni ekipe ya Des Moines izava muri state ya Des Moines, hakaba nanone ekipe ya Phoenix aho ngaho ni muri Arizona, hakazaba nanone ekipe ya Columbus, Austin, Boston nako Tucson na Illinois. Aya makipe rero niyo azakina muri iyi mikino izahuza abakinyi bayo makipe zabera aho mu rwego rwo kwibuka abavandimwe. Rero hamwe n'ibyo aya makipe mvuye gusoma niyo ahari, gusa kandi tugasaba yuko n'abatabashe kubona umwanya cyangwa se abatarabashe kuyaregistre please muziyaregistre umwaka utaha tuzabane. Amakipe yose y'ama state yose ahari nyaboneka turabayingize kugira ngo tuzabane mu birori bitaha. Rero hamwe n'ibyo hano hari amastamp cyangwa se amakadi y'amakipe kugira ngo tubashe gukora icyo twita tirage au sort. Hagati aho rero mu ndebe cyane amazina y'amakipe turayerekana kugira ngo ibintu bijye ahagaragara. Uko mubireba hano handitse ijambo vote hakandikaho na ekipe runaka. Rero aya makipe niyo tugiye gutorera imikino ukuntu izagenda ikina. Imikino ya mbere iratorerwa ndetse n'imikino ya kabiri. Gusa kandi nyuma yabyo abazatsinda amakipe 4 azagira amanota menshi azazamuka aje gukina semi final ndetse na final. Ibyo rero umwanya wa gatatu muratwihanganira nta uzaba uhari, ariko nanone uyu mwanya wa mbere n'uwa kabiri uzaboneka. Hagati aho rero abakinnyi namwe tubahaye courage kugira ngo muzisange kandi muzakine neza. Rero tugiye gukora icyo twita tirage au sort. Aya makarite mfite na makarite y'amakipe 8. Ubu rero ngiye gutora ekipe imwe ndi butore hanyuma tuze kuyishakira iyo bizakina. Rero ni karibu mwese dutora naho muhagaze. Hano ntoye ikarite ya mbere. Iyi karite nanjye sinyizi, ariko ubirebye neza handitse ngo ni Des Moines. Iyi karite yanjye yanditseho ko ari ekipe ya Des Moines igiye gutangira umukino wayo wa mbere. Iyi rero ekipe ya Des Moines ngiye kuyishakira iyo bazakina muri uyu mukino. Iyi rero ni Des Moines, iyi nishize amahangaha hanyuma ngiye gushaka iyo bizakina. Nanjye sinzi yo ndi buhitemo, ariko ishoboka niyo bizakina na Des Moines. Nukuvuga ngo ntoye ekipe
izakina na Des Moines. Iyi kipe igaragaye ni ekipe ya Austin. Ubwo rero umukino wa mbere uzabanziriza amahiganwa izaba ari Austin na Des Moines nibyo bizakina uyu mukino ku itariki 9. Rero uwo niwo mukino wa mbere dufite muri higanwa ryacu. Ubu rero tugiye gutora ekipe yindi ya kabiri. Ekipe ya kabiri tugiye gutora nanone ni ekipe ya Boston. Boston uyu ni umukino wa kabiri. Umukino wa kabiri ni Boston niyo ije ku isonga. Ubwo rero Boston kugira ngo tuyishakire iyindi bazakina nayo turaza gukora tirage au sort. Murambona ko ibyo nkora nanjye ntabwo ndi kureba namwe ko mutari kureba. Ariko turatoye dusanze dutoye ekipe ya Phoenix. Phoenix rero ikazahura na Boston. Uyu ni umukino wa kabiri. Reka tujye ku mukino wa gatatu. Umukino wa gatatu dutoye ekipe ya Illinois. Illinois nije ku mwanya wa gatatu. Rero Illinois nayo tugiye kuyishakira iyo bazakinana. Please abakinnyi nimo mvuga muzahabe kandi n'abandi bose turabiyegereje kugira ngo tuzabane. Illinois rero iraza gukina nande. Reka turebe ikina na Illinois iyariyo. Hagati aho iyo ntoye state ya Maine. No kuvuga ngo Maine nizahura na Illinois. Sinzi neza uko mukareba ariko Maine nizahura na Illinois. Urero ni umukino wa gatatu. Umukino wa nyuma wa kane nako warahita wibonekeza kuko ni zibiri zisigaye. Izi kipe zombi rero zisigaye turaza kuzireba nazo kugira ngo tuze kureba izarizo. Hagati aho haje kugaragara ekipe ya Tucson ndetse na ekipe ya Columbus. Nizo zizakina umukino wa kane. No kuvuga ngo iyi ni round ya mbere irangiye. Round ya mbere rero ikazarangira ku mikino 4 aya makipe nkuko tuvuye kubivuga uko ariko azakina. Hagati aho turabiyegereje kandi tubateye n'inkunga cyane muzahaboneke kugira ngo tubashe gukina uyu mukino. Iyi rero ni round ya mbere. Ariko kubera ihiganwa ukuntu riteguye ntago ari round ya imwe gusa izakina kugira ngo duhitemo amakipe azakina semi final na final. Ahubwo hagomba kubaho nanone na round ya kabiri cyangwa se kongera kandi gusubiramo cyo twamenyereye twita ngo ni aller retour kubize igifaransi wacu no kuvuga ngo ni aller retour. Rero tugiye gusubiramo kugira ngo nanone dushakishe round ya kabiri muri aya makipe kugira ngo tubone kuzahitamo icyo tuzita semi final na final cyangwa se iciciro gishiri cyanyuma n'icanyuma. Twagira ngo dutore kandi game ya kabiri cyangwa se retour y'amakipe kugira ngo dushakishe amakipe 4 ya mbere azaza gukina semi final ndetse n'abiri azaje kuba muri final. Rero nibyo byibi ni ya makarite nanone ni ya makipe nongeye kongera gutora kugira ngo dushakishe ekipe zongera kandi gusubira mu mukino wa kabiri w'ingaruka cyangwa se umukino wo gusubiramo. Rero hamwe n'ibyo turongera dutore amakipe. Ekipe ya mbere ntoye hano ni Boston. Boston niyo igiye gutangira round ya kabiri. Boston rero tugiye kuyishakira ekipe yindi bazaza guhura. Iyo kipe rero nayo irava muri zindi zisigaye zirindwi. Boston rero akaba ariyo ije ku mwanya wa mbere muri round ya kabiri zatangira umukino. Tukaba rero tugira ngo tuyishakire nanone ekipe bazakina. Ese Boston izahura nande? Ni hamwe natwe reka tubirebere hamwe hano nanone dushake iyo bizahura. Boston nanone izahura na Des Moines. Des Moines ku mukino wayo wa kabiri cyangwa se Boston umukino wayo wa kabiri nibyo bizahura. Des Moines izakina na Boston. Umukino ubanza Des Moines yari yahuye na Austin. Rero urumva ko Texas ni karibu. Rero niko bimeze. Reka rero dukongera dushakishe ekipe round ya kabiri, ekipe ya kabiri izakina. Naho turabona ekipe ya Maine. Ekipe ya Maine ubwo niyo tubonyemo hano ikazaba igiye guhura n'iyindi tugiye gutora. Namwe muramfasha muri murabireba ntabwo ndimo mpitamo ku bushake ariko ni tirage au sort. Iyi ni Maine rero. Maine akaba ari izakina umukino wa kabiri. Ese Maine izahura n'ihe ekipe? Reka tuyishakishe muri izi ngizi. Maine izahura na Tucson. Reka turebe niba Maine ntabwo yigeze ihura na Tucson. Birashoboka yuko Maine umukino wayo wa mbere yari kumwe na Illinois. Ubwo rero Maine ubu ikazaba igiye guhura na Tucson.
rero uyu ni umukino uzaba wa kabiri ku munsi wa kabiri. Rero ku munsi wa kabiri nanone umukino wa gatatu reka tuze kureba uzaba ariwo ni umukino wa Austin rero nayo tukaba tugiye kwishakira iyo bizahura. Austin ikaba ariyo izakina umukino wa gatatu ku munsi wa kabiri. Rero Austin ikazakina nande, reka turebere hamwe twese niko bimeze. Ese Austin izakina nande? Dore Austin izahura na Phoenix. Austin rero ikazakina na Phoenix umukino wa gatatu ku munsi wa kabiri uzahuza Austin ndetse na Phoenix. Nibyo rero niko bimeze. Amakipe ya nyuma asigaye ni kwa kundi nanone ni abiri, reka nanone nayo tuyerekane uko azaba agiye guhura. Hagati yaho rero uko bimeze nanone ni Columbus na Illinois, nibyo bizakina umukino wa nyuma wa kane muri ku munsi wa kabiri. Ubwo rero ahangaha muri aya makipe nyuma yo guhura kwayo niho tuzamenya amakipe ya mbere ane afite amanota menshi. Ayo makipe ya mbere ane akazongera agahura mu mukino wayo kugira ngo naho dushakemo abiri azasoza urukino. Hagati aho rero nta mukino wa gatatu hari kuvuga ngo tuzahatana umwanya wa gatatu gusa, hari umwanya wa mbere n'uwa kabiri. Iyo myanya niyo ihari yabashiye kubonerwa ihiganwa. Hagati aho rero tubaye tubashimiye kandi murakoze cyane, tunabasaba cyane kuzitabira umunsi mukuru wo kwibuka abavandimwe bazize uko basa bakazira nuko bavuga. Ubu akaba ari inshuro ya 20 ibaye uru rwibutso ruhoraho. Rero tukaba tubiyegereje bavandimwe, abari kure n'abari hafi ndetse n'abatazabona umwanya bari kure cyane, novuga nka hatari ingendo abidashobokera ko bagenda, muzabikurikirane kugira ngo namwe tubane muri uwo mwuka wo kwibuka inshuti n'abavandimwe ababyeyi bacu badusize tutabishaka. Murakoze.